bwiza ariko bose aho bagana ni hamwe ndababwiye hazaba abasore beza habeho n'inkumi nziza gusubiza bwabo buzamarwa n'iminkanyari ndababwiye uzabona umusaza afite akabando ubona umukecuru ahinnye akagongo wakubwira iby'ubuto bwabo bakumirwa umuntu ntabeho uko ashaka ariko azajya yibuka ko atazi ibibera mu nda y'isi turongeye turabasuhuje abakunzi b'umurya wa gitari wa Dani turagarutse kuri iyi nshuro noneho tuje kubaha show abari mu Rwanda bari hanze y'u Rwanda muri diaspora mwese turabasuhuje kandi turabakunda murabona rero abahungu banyu imbere hano kuri kamera Dani bite ni byiza umeze neza ibintu ni wane umeze neza kabisa umeze neza cyane ko mbona usa neza se mwana ndasa neza ariko n'ubundi niko nsanzwe meze oya ndabona wabaye inzobe kandi duherukana uri igikara oya cyasigaye witukuza reka okay ndabona wazanye umuntu umuhungu nawe bimeze bite wamwakira bite ni byiza umeze neza we bakwita gute igira neza Gilbert watuzaniye iki se wowe nabazaniye nyine gucuranga uko nyine impano yanjye ihagaze nawe ufite impano se ufite impano imeze gute nawe ni nk'iya Dani se cyangwa wowe uramurenze ni nk'iya Dani nawe uracuranga nanjye ndacuranga ufite imyaka ingahe se 12 hafi 13 igiye kugira ubwo wowe uri mukuru kuri Dani ubwo nizere kuri bumurushe tu ubona uzi ikintu ngiye gukora ngiye hano mugiye kwemezanya turebe nyine umuntu uzi gucuranga ibyari byose wenda Dani we turabizi ukuntu acuranga we ntabwo turakumvaho ubwo mugiye kwemezanya uremeza undi buriya hari igihembo nyine bafitiye ku ruhande mwe mutazi urumva mwemeze n'abantu nyine banyu babakurikira sibyo Dani cyane uri tayari se ndi tayari twagiye noneho tugiye guhera ku ndirimbo yihe Tereza ubwo niwe ugiye kumubanziriza nawe azahita kwemeza twagiye Tereza mwana nkunda utuye ikibaya cyiza harimo udusimba twinshi harimo utunyoni twiza turirimba mu gitondo harimo udusimba twinshi harimo utunyoni twiza turirimba mu gitondo shetewe nzanwe no kugusura wamfataga neza cyane iyo nazaga iwanyu mama we nzanwe no kugusura wamfataga neza cyane wanzimaniraga neza
nshaka kuhaguma wanzimaniraga neza ukanganiriza cyane umva nshaka kuhaguma mwana noneho ibintu usigaye unkorera ndumva ari amabara n'ukuri ariko umaze iminsi myinshi mu myitozo birumvikana mba nkirimo nyine tu harya muri mu kiruhuko ubu ngubu turi mu kiruhuko ubu ngubu niyo mpamvu uri kubona usa neza noneho na gitari imiryo uri kwikubita nkayumva fresh ariko hano umuhungu araje akwemeze ibyo bintu uri kwigira wowe sinzi ibyo ari byo turabibona nyine tu nanjye negereje nyine kwa curanga ntabwo ari wamwumva acuranga se nibwo ndagira ngo nyine mwumve neza mwumve fresh Jibe Karame. uriteguye cyane ku buryo ugiye kumwemeza akavuga ugahita umusubiza umusubizi iwabo sinzi da gitari rwose noneho yana hano hagiye kubera bato ikomeye cyane Jibe uri tayari Dani okay ngiye kuririmba urukundo urukundo nyine rw'umuco nyarwanda iyo ndirimbo se ni yandi ni iyanjye wowe uri n'umuhanzi se nyine ndimo kujya mba umuhanzi nyine n'ubundi ariko ntabwo urabaho okay twagiye uzitware neza ushimishe Imana ushimishe n'abantu uzakore cyane utere imbere uzakore cyane utere imbere uteze imbere igihugu maze u Rwanda urubake rube nka paradizo Imana yabahaye ararukunda murajyubana n'abaturanyi bawe neza ujyubana n'abaturanyi bawe neza mu mahoro apana guhora mu intonganya zidashira ahubwo muzicare mujya inama y'ubuzima yabaye Dani urajya urirukira noneho ubu bari kuririmba izabo uri kuririmba iz'abandi urajya he sibakwemeje oya ntabwo uremera urakihagazeho neza ako se mu by'ukuri Jibe uririmbye indirimbo yitwa ngo urukundo ubundi urukundo uzi icyo ari cyo tubwire ni iki urukundo nyine ni nk'abantu wenda bashobora kubana inshuti nyine ibintu nyine bakaba babana neza noneho nyine hari ubwo usanga abantu nyine badakundana neza ukajya kubona abantu bari guhora batongana ibintu bidashira nyine wabireba ukabona nyine wabikuramo indirimbo Nese weho ugira urukundo
iyi ndarugira. ukunda abandi Nkunda ababyeyi banjye n'abaturanyi nyine n'abantu nyine abantu bose ngewe numva ubundi umuntu yagakwiye kubakunda kuko n'ubundi bakomoka ku Mana imwe. ni rwo rukundo waririmbaga. ahubwo nari ngiye kukubaza ni se umwana w'imyaka 12 utangiye kuririmba ibintu by'urukundo ina wenda ariko wabona umaze no gukuramo wa mugani wawe ntahamenye. Iyi maze gukura. Biga mu wakangahe? Mu wa 6 icya leta naragikoze. Wakoze icya leta utegereje amanota. Nese ku ishuri ntabwo mujya mukundana bya bindi by'inkundo zo ku ishuri twadukundo tw'abakobwa n'abasore n'abahungu njye numvaga ari byo waririmbaga nubwo njijishije uvuga ngo ibiki n'ibiki. Nibyo bishobora kuba ariko nyine hari nkanjye ntago mbirimo. Kubera kitabirimo se Ni ntago mbirimo. kubera si byiza si byo waririmbaga. Nyine hari urukundo nyine rw'ubuvandimwe wenda ariko hari n'urukundo rwo gukunda umuhungu n'umukobwa. Hari izo nyine izo nkundo uri kuvuga ku ishuri nuko ni izo nkundo zo kuvuga ku ishuri ubundi ntago ari zo ndirimbye ngo nyine we nta rukundo ugira. Nzarugira ninkura nanjye. Yesu umuntu w'imyaka 12 ntaba amaze gukura. Amaze gukura. Ariko nyine hari igihe ushobora gukundana nyine uri kwiga ukabona ibintu bibaye nabi nyine ubigiyemo kandi wenda wanazamukaga neza mu masomo ukabona urabitaye. Wari uririmbye akarimbo k'urukundo rusanzwe rw'ababyeyi abavandimwe nta kandi karimbo se wenda waba warahimbiye umukobwa w'inshuti yawe mukunda cyangwa undi mwicarana iki n'iki? Wapi? cyane uko papa wari kukureba sha niyo mpamvu. Oya ntago ari byo. Ntako rwose. Dani umaze kumva akarimba kubise hariya utoyemo iki urumva uhagaze ute bimeze bite? Ndumva abirimo kabisa. Ndumva birimo arayicuranga kabisa. Ariko ntabwo yari yakwemeza nizere ko nawe ufite ibindi byinshi ugiye kumukubitira. Ndabifite ndacyabifite. Baguhe gitari turaza kureba uwemeza undi mu kanya rwose ibihembo birahari hari igikombe giteganyijwe umuntu uri bugitware niwe ntegereje. Mukamusoni. Basubiza neza yisekera njye nimumveho nakundagura
Dani ahantu haraca uwambaye kabisa. Ko numva biri buze kungora gutora ahari abafana abadukurikiranye manza aribo bari buze kumfasha ariko noneho numva biri buze kuryoha. Ako karimbo uririmbye ni Mukamusoni. Dani njye maze kugenda nyamanikamo gake gusa ariko mwese ntabwo mworoshye, mwese ndumva muhambaye mubizi ibintu by'umuziki murimo neza cyane. Nese Dani ubu muri mu biruhuko, ubundi iyo muri mu biruhuko ni iki mujya mufasha ababyeyi? icyo batubwiye nicyo dukora. icyo batubwiye nicyo dukora. Ese ntabwo ushaka kwibwiriza wenda ukavuga uti ibi n'ibi ntabikora njyewe? njya mufasha. Ubafasha nk'iki? koza ibyombo. Nibyo byonyine? Nibyo ushoboye? n'ibindi nyine nambwiye ndabikora tu. Ese ubundi nk'iyo muri mu biruhuko wenda gutya kwiga wenda amasomo murakomeza mukiga se ababyeyi ubundi bajya babaganiriza se mwicara mukaganira cyane ukwirwa mwiruka gutyo gusa wenda ukamufasha n'uturimo duke ukikomereza mujya mwicara mukaganira? turaganira. Ese ninde mukunda kuganira, ni mama ni papa? bose. muganira gusa nk'uduki wanyibiye akabanga nanjye nkumva utuntu mujya muganira? oya ni akabanga. ni akabanga nyine umva nyine ko ari akabanga. ubwo ni ibanga ryanye kabisa. utu tuntu tw'amabanga n'udukira nteye amatsiko. oya wowe urashaka ngo nuvuge? nyine ndagira ngo tumenereho na Gilbert wabo nawe batamuganiriza. oya. Gilbert bajya kuganiriza? yego muganira ibiki? nyine turaganira nanjye. muganira si ibiki nyine buriya? dore nkaho umaze gukura imyaka 12 ku musore rwose aba ari imyaka ababyeyi bamuganiriza sinzi bajya bakuganiriza nk'uduki? nyine turicara nyine bagatangira kumbwira ukuntu nzajya nitwara wenda mu bandi, nyine ibintu byerekeranye n'abandi, nyine kutazajya niyenza ibintu byo kurwana, nyine ibyo nkabishyira ku ruhande, nyine nkazajya mbana neza n'abandi bantu. ubu ntabwo ugiye urwana utwana two mu rugo ntabwo dukubitana n'uduturanyi bandi muba muri gukina ntabwo turitagura? hafi ntabwo nkunda kurwana. ese ababyeyi bajya babaganiriza se ku bintu by'imyororokere? iyi barabituganiriza tukabyiga no mu ishuri. iyi papa wajya kuganiriza uburyo ugomba kwitwara ku bintu by'imyororokere n'ibiki byose? iyi ntego ntabwo wajya muganiriza, mubwire nyine ukuntu biba bimeze ibyo bakubwira twagiye. ariko nabo mu ishuri bajya biga, mu ishuri nabo bajya biga nyine ibintu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Umva rero atari ngombwa kuba nabivuga kuko nabo byo byiga kandi no mu mashuri barabizi. urabizi rata wowe? utuntu dukeya. utuhese tubwire nyine ku bijyanye n'imyororokere ni biki mwiga cyangwa se n'ibiki ababyeyi bakubwiye? aya ntabwo ari ngombwa kubivuga hano. ariko urabizi? ndabizi. baranabikuganirije byose? nimba babaganiriza ni byiza cyane kuko bituma mukura muzi nyine uburyo mugomba kwitwara muri sosiyete hanze uko bimeze. ndetse nta bana mwigana b'abakobwa bateye inda? kareka. nawe njyewe turigana umwe. wigana n'umwana bateye inda? ubwo afite imyaka ingahe? yari afite ngo 16 niba atari n'irindwi. uko twiganaga mu wa gatandatu mu ishuri rimwe, ariko nyine bamuteye inda ihita rivamo.
kubera iki se bamuteye inda byagenze bite tuyaha story ndakoga story byagenze bite nese umuntu mwiganaga mu wa gatandatu primaire atwara inda kandi ngo niwe wayimuteye tubwire rero none se ngenzi ibyo baganiraga nyine baraganira ukajya kumva nyine inkuru mu kigo zasakaye hose ngo umuntu yatwaye inda ngahita rivamo ntange rero ndebye mu ishuri nkazambabura ndavuga ko gukora bya bintu nibyo nta nubwo ndabona umwana we ariko nyine none se wavuga ko ari iki wenda hari ibintu byaba byaramukoye mu ishuri ariko ndabizi n'abantu baturanye barabivuga ngo afite inda yarabyaye afite n'umwana ariko ngo niwe wayimuteye wapi ntago jya ntera inda ese udatera inda ntabwo ukuze nese abayimuteye n'indi nabo bigana ni bayimuteye simbazi ese ubwo byagenze gute kugira ngo umwana bamutera inda nyine kandi bavuze ko babibigisha bakanabaganiriza ntabwo babigisha se kwirinda n'ibiki byose barabyigisha nyine ariko hari abana batumva aho mbwira nk'uburyo butatu ushobora kwirinda kugira ngo udatera inda cyangwa kugira ngo umukobwa adatwara inda nyine wenda ushobora nyine kwifata cyangwa byakunanira kwifata ugakoresha agakingirizo rero ubwo ibyo yari yabiciye amazi nyine arayitwara nyine atagakoresheje nuko se ntabwo ibyo bintu mujya mubikora we none se nyine ko natwe ibyo twiga turabizi n'isongo ntiyabikoze ubwo nyine yarengeze ku mategeko ya mwarimu arayitwara wowe uzi gukoresha agakingirizo ntabyo nzi none ubwo wabasha kwirinda gute utazi kugakoresha ntabwo babibigishije kandi wahoze umbeshya ngo barabaganiriza ngo papa arabaganiriza utazi gukoresha agakingirizo ubwo si ikibazo none se nyine niba bakubwiye ngo irinde imico mibi nyine nk'iyo yose baba bakubwiye ngo uzajya ufata n'agakingirizo ukore gutya barabikubwira wowe gusa hasigaye nyine ukazajya wirinda cyangwa wagira nyine warenga ku mategeko nyine bikaba uko nta kundi ariko mwe ntimuzarenge ku mategeko ntabwo tugomba kuyarengaho dore ni umusitari urabona uburyo akeye mu maso ubu twa dukobwa two muri karitsiye araje adutera amada kareka ntabwo uzabikora kareka okay umaze kuririmba noneho Gilbert ugiye kumwemeza se cyangwa amaboko wayamanitse nimba wayamanitse umbwire hakiri kare rwose wikure mu irushanwa ntabwo urayamanika ariko uracyafite imizigo ntabwo nyifite nyine ariko ntabwo ndamanika ariko ndi kubona ndi buze kumanika ndabona ufite ubwoba nawe ndi kubibona ntoya ntaby'ubwoba twagiye baguhe rwose gitari ubundi ubwo bwoba turebe nimba ntabwo ufite koko ugiye kuririmba akahe noneho ngiye kuririmba umurunga w'imisi maze kukurambira kuko nacyo ukimariye imikaka y'iminsi yarindwa mbese wakizera utubuzima bw'ejo udakoze ngo wiyuha kujya ushaka ibitega iminsi aha wenda kibondo cyanjye aha wenda buto bwanjye aha wenda ntuzabyibuka aha wenda kibondo cyanjye aha wenda buto bwanjye aha wenda ntuzabyibuka niyo mpamvu itumye
nangirije. Wow. Tani gutangiye guhaba ariko bimeze bite? Umwana arimo kwemeza nkabibona. Oya ntabwo ari kunyemeza. Karirimbo keza ariko aragakumye fresh. Kabisa aragakumye neza. Okay, nawe iyi ndirimbo nshaka ko nawe uyicuranga. Urayizi? Ndayizi. Okay, twagiye noneho kugira ngo twumve uyikoma fresh. Iyi si maze kukurambirwa kuko nacyo ukiyimariye imikaka y'iminsi irarindwa. Mbese ye wakwizera utubuzima bw'ejo udakoze ngo wiyuhakuya kuri shati witega iminsi. Aho wenda kibondo cyanjye, aho wenda nuzibuka yuko umurunga w'iminsi ari urumurimo. Aho wenda kibondo cyanjye, aho wenda buto bwanjye, aho wenda nuzanyibuka. Niyo mpamvu itumye mbikubwiye nkwihanangirije. Beko mbona uhabye bimeze bite? Wapi ntago mpabye. Arayikubise mbona wigiye hirya ho gato. Uravuga ati n'ibiki ndi kumva. Oya. Wumvishe umurusha se cyaha yakurushije? Nyine wenda ntago wapfa kuvuga ngo mwanganyije cyangwa se wamurushije, ariko nyine ndi kumva turi kubaransanya nyine. Uri kugwa mpiswe. Wari wubyumvishe gutera? Nyanjye niko ndi kubyumva rwose. Ntabwo wumvishije ko yakurushije? Reka. Ko muri kwihagararaho murabyumva gute abantu badukurikiye? Abana rwose urumva ko nta bahanga bose barakubita rwose gitari bakaririmba ukumva biri gucamo fresh. Jibe twagarutse rero noneho hagiye gushya, ariko ndumva hagiye gushya ndi kubyumvamo. We nta bintu by'umuriro uri kumva hafa? Ndi kubyumva. Uri kumva hahiye? Cyangwa mugiye kuhatwika mwe? Hagiye gushya. Baguhe gitaro hatwike koko. Ugiye gutwikisha kahe noneho? Ngiye gutwikisha bambariye bambwira ngo ugiye. Okay, twagiye Uganda. Bambariye bambwira ngo ugiye Uganda, wataye ubutindi ndararuka. Uganda ndararuka, Uganda. Bajyaga bambwira ngo abavayo bazanye ivarisi n'agasafuriya n'agatara bacanye ku manywa ya rugamba. Ndararuka Uganda. Mbeshya abantu biwacu ko njye Kigali banuma y'ibintu bamana amafaranga ndayambukana. Nguko uko nagiye Uganda. Masaka Mbarara
mpore ntagande nyabo nawe ati ntibaruge sebo nuko ndamukurikira kuko nari nizeye ko amakazi tugeze imuhira amagaje batitura wanze ntikare nyabo mu gitondo ntangira akazi k'ububoyi hashize imyaka 2 ndagaruka inzambe cyangwa namburiwe mbarara nguko ko nagiye Buganda ko nagiye gushaka ubukungu umukobwa nasabaga ararongorwa ibyanjye bimarwa n'umukeno ibyo byose byabaye imitagiye ayiwe nguko ko nagiye Buganda nguko ko namuye Buganda hehe no gusubira Buganda yewe Dani bagukubitiye mu gafuka noneho urajya turi kuzuzanya ntabwo turi kuzuzanya kandi navuze ko muri mugomba guhangana tukumva utwika kurenza undi nawe ahubwo baguhe gitari ako karirimbo gakombe noneho turebe ko umurusha ngiye nabahanganishije rwose karirimbe nawe tumva Dani ni wowe cyangwa hari undi mwazanye mwagendanyemo imbere? aya ni njyewe. Cyabampinduriye sinabimenye. Reba hano ndebe. Nta uzi ko ari wowe. Cyakora uri kugenda unyemeza ndabona Gilbert ntabwo ari wiruka. Ndi hafi kwiruka. Niko wenda kuburirwa irengero ndeba nk'ubona rwose ugenda wigira hirya ndashiduka warenze wapi
urakihagazeho fresh. Dani uri kubyumva gute ako karimbo umukomye urumva utamurushije cyangwa yakurushije? aya ntabwo namurushije nta nubwo yanandushije. Biracyari balance hagati aho. Kuma nuko nshaka ko njye mwemezanye umwe akavamo akemeza undi. Jiribe wamunkomaguriye. Uyu munsi abafana twemeje kuhabaho umuziki kandi mwiza uryoshye abantu bose bakanezerwa, ahubwo turazana n'igiseke cy'amaturo hano kuko uyu muziki turi kubaha rwose uraryoshye naho bagomba kwishyura. Sibyo ra? Kabisa. Abafana barabakunda ntari ugomba kubaha ka gift. Ndabakunda cyane cyane. Ni impano y'abafana. Abafana so bafite indi mpano cyazirashize. Ndazibafitiye nyinshi. Shawara bakunda we. Ako ntari binange ndi umufana wawe ubwo nanjye urankunda ntari. Noneho ngiye ndi kuzumva live, uri kuzimpa live, nkumva ni fresh. Jiribe noneho ugiye kuduhiye ngiye kubaha indirimbo yo mu gitabo. Turirimba n'indirimbo se zo mu mizingo ya kera zahishwe zo mu bitabo. Yego. Ikihe gitabo ubwo? Ni nyine n'igitabo nyine iyo baririmba muri ADPR bakoresha. Ni zimwe zo muri ADPR. Utwo turirimbo rwose aba ari twiza dusana imitima. Yego. Cyara rimbisha umunwa noneho gusa. Izo mu gitabo arya nazo barazicuranga. Yego. Kanya ubutegura n'akarimbo uri buze kuririmbira wa mukobwa wateye inda. Mana y'ukuri komeza kunyobora uranjije mu nzira yo gukora ibyo ushaka mwami kubaho nagufite binera ubwoba n'amaganya ngeza no mu rupfu vuba mwami kubaho nagufite binera ubwoba n'amaganya ndetse byabasha kungeza no mu rupfu vuba. Amen amen. Dani bagukubitiye mu gafuka. Mu karirimbo rwose gahimbaza Imana. Urajya he? Urabigenza ute? Ibintu urabyikuramo ute? Ndacyazifite. Uracyazifite nyinshi cyane? Cyane. Ntabwo uracika intege. Ntuva ku izima. Never give up. Reka. Umunsi ni umuziki baguhe gitari. Noramukoma akimana se cyangwa? Nanjye Murakimana.
twari twinjiye mu gakiza rwose tumeze neza tuye mu mwuka ubuse ntimuhaze imijera cyahara cyashye aracyashye. okay aho ngaho twari tubinjije mu mwuka ho gakeya ariko turacyari mu murongo ntaho turajya ibintu bimeze neza no ku murya wa gitari wa Dani hahiye koko si hahiye hadashye. hahiye jibe bimeze biti bimeze neza cyane akarimbo se ka wa mukobwa wateye inda wagatekereje fresh nta mukobwa ngewe nateye inda ariko ntabwo waturangirije story y'ukuntu ngo byagenze wa munyeshuri wanyu se ntabwo yakoze ikizami ntacyo yakoze ngo bagiye no kumushaka ngo ntiyaza da ese umuntu wamuteye inda ntabwo bamufunze ribu ntabwo yahageze simbizi ntabwo nyine nose ubwo ngewe nawe kubikurikirana bigiye kure akarekana ese wese wamukundaga nyamara wabikurikiranye ubwo uri kutwibeta uri kutwihishamo wapi ntabwo se mwamusuye ngo mujye kureba n'uruhinja nyine abagiyeyo nyine bagiyeyo ariko ngewe nyine nibwo ni naho nahise mbyumva ko bamuteye inda rero bagiyeyo ntarabimenya nibwo bambwiraga ngo afite inda nyine ubwo aho nta rukundo ugira niba utajya gusura umubyeyi wibarutse kandi mwariganaga ubwo urumva ugira urukundo urabiririmba gusa ariko ntabwo bikubamo bimbamo mbeshya ngo ufite urukundo rwinshi none nje gusanga wapi ntarwo kuko umubyeyi iyo yibarutse muramusura kubera urukundo mukajya kumuhemba mukajya guterura akabebe yego cyageze ubwako ko barahita bagufata wapi ko ari wayimuteye oya okay twagenda no ku karirimbo ugiye kumutura oya nta ndirimbo mfite yo kumutura kubera iki se kandi ntabwo umukunda se nyine ndamukunda ariko nyine ako kana ahubwo se wumva n'ibindi uraza ubitubwire nyine ndamukunda ariko ntabwo mukunda nyine mukunda nk'inshuti yanjye ntabwo mukunda ahera ko akabebe kataje musasha none se abantu bose niko babyara basa niko nako babyara bavuka basa n'umuntu wateye inda happy hari n'abo ureba ukabona nta n'isano bafitanye wese ko nabonye usa na papa wawe nyine turasa wasanga ariko Imana yabishatse ariko hose ntabwo ariko bimeze ufite abandi bavandimwe bawe se yego muri bangahe mu rugo 5 5 wowe uri uwa kangahe ndi uwanyuma muri bucura abandi se bo mu rugo ntabwo musa ntabwo dusa tuhagarutse tugaruke mu muziki ibintu rero ni uburyohe hano hagiye gushya cyangwa mwashiriwe hadashye. harashya cyangwa washiriwe harashya ndi kubona uri buze kwiruka wapi uracyari fresh zirahari ese ubundi ko wasuye Dani ntuzane igikoresho cyawe ho bimeze ubundi wiga gute ninde ukwigisha ucuranga ute mbona nta gitari ufite igitari ni ya Dani si yawe Dani wewe bimeze bite nyine nuko mu rugo nyine nuko papa nta gitari nyine afite kandi nta n'amafaranga nyine ariko iyo nigiraho hari igihe rimwe na rimwe ayizana ya korari rero niho mbyigira wigira kuri gitari ya korari nahise ko papa atakugurira iyawe nuko wenda nyine nta bushobozi afite nta bushobozi nese nitwigisha gucuranga ni papa nyine arabiziho gake wabona kandi umurusha happy ntabwo ndamurusha ariko uzamurusha nshobora nyine kuzamurusha
ese wakwihanganye basi ukazashaka akagitari. nyine nzagashaka nyine, ariko nyine ubu ntabwo kariko, ntabwo ubundi nyine iyo mbonye nyine niyo nkoreraho. ese nk'umuntu wa yagukunze bikaba ngombwa kwenda kugurira akagitari, ndabizi abafana ba Dani ni abana beza, babona n'ingi harya igitari niwe wayiguriye? oya ni umuntu wayinguriye yo hanze. yaguhaye akagifuti? ese wasabiye na Gilbert abafana bawe basi nawe bakamuremera? nyine niba bakunze impano nyine afite, nibamushyigikire nyine bamugurira akagitari, nawe nyine azajye agenda akoreraho nyine imyitozo. urumva ko abafana ba Dani rwose, Gilbert nawe mumufashe mu mugoboke, mumutere inkunga abone gitari, ndakeka wenda impano ye aribwo yakomeza ikazamuka, yahita kurenga, yahita kurusha noneho. oya okay, turakomeje ku muziki. Dani, noneho tangira, ugiye kuririmba iyihe? ngiye kujya noneho muri gospel, ngiye gukomeza njye muri gospel. muri gospel? ese nta turirimbo tw'ubu ngubu dushyashya mufite, utw'abahanzi nyine bashya atari utwa kera cyangwa atari gospel? ntabwo nari nateguye. ntabwo wateguye? ntari bireka duhimbaza Imana, nabyo ni byiza. mwisi ndumushyitsi sinza yihoramo, ahubwo ndi mu rugendo rugana mu ijuru. Amen, amen, amen. tugiye mu mwuka. Gilbert, we hari akarimbo usigaranye? ndagafite. baguhe gitari. ubu ngubu mu kanya rwose turadusoje, turebe uwahize undi. Musanga ni nk'urupfiyo ruje rugatwara umuntu, nko gukunda umwana nawe akagukunda, uwiteka yajya ahora kwicaye iruhande. nagize kuva hangiye gusura umuntu, iyo ari igihe cy'akazuba kagasusuruko, nsanga ku muharuro hari hicaye umukobwa, ibyiza yankoreye njye sinzabigira ibanga. yarambwiye ati tambuka uze mu nzu unganirizeho gatoya. ibyo byavuye amubaza uko yitwa, ugende nitwa uwimuwe simbi n'abana n'inshuti yanjye nkunda, nza
nzarinda bamunda y'isi nyifite agahinda n'abana n'inshuti yanjye nkunda nzarinda bamunda y'isi nyifite agahinda nzarinda bamunda y'isi nyifite agahinda. Wow, Dani urajya urahungira he ko bagukomaguye bagukubitiye mu gafuka? Oya ntabwo bakankubitiye. Uracyahagaze wemye cyane. Ewana ubu noneho ikintu tugiye gukurikizaho tugiye kubita aga freestyle agasoro nyine ucurange tutaririmba akantu gatoya twumve. Hera kuri we Gilbert. Ibintu n'uburyohe. Dani uri tayari nawe uragafite se? Yego. Baguhereza gitari. Ibintu n'uburyohe. Babwira ko turi kugenda tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu wa show yacu. Murumva ko rwose byari biryoshye. Ahangaha noneho icyo navuga igihembo cyanyu kirahari ariko ntabwo ari gitanga. Umuntu gitanga n'abafana banyu nibo barababwira bati Ewana Dani ni uwa mbere Gilbert ararenze gutyo
bajye muri commentaire batubwire uko babyumvisha uko umuziki ni wa Dani no wa Gilbert uhagaze. Gusa ngiye cyo navuga, mwese murabizi, mwese muri abahanga, muri abana batoya, muracyakura, mugomba kwitoza kenshi, mukitoza ari ugucuranga, ari amajwi, bikagenda neza. Tugiye kujya ku musozero w'ikiganiro cyacu, buri wese agiye gushyiraho akanyuma anasezera abantu. Dani niwe tugiye guheraho. Wagiye uvuga ko ugiye gupagasa, none imyaka isaze 30, i Buganda niyo abaheza te, rwose nta gihugu cyaruta u Rwanda, i Buganda niyo abaheza te, rwose nta gihugu cyaruta u Rwanda. Ibintu n'uburyohe. Hereza na Gilbert nawe nimba hari akanyuma yateguriye abafana be, abadukurikiye, kabaryohere cyane. Twagiye. Umukiraza abaho neza, umukene abe hahatiriza, ariko bose aho bagana ni hamwe. Ndababwiye hazaba abasore beza, habeho n'inkumi nziza, gusubiza bwabo buzamarwa n'iminkanyari. Ndababwiye uzabona umusaza afite akabando, ubona umukecuru ahinnye akagongo, wakubwira iby'ubuto bwabo bakumirwa. Umuntu ntabeho uko ashaka, ariko azajya yibuka ko atazi ibibera mu nda y'isi. Abagana amadini muyayoboka, batayagana muriho, n'amaguru yo gucirana imanza, nabuze ibibera mu nda y'isi. Iyo ndirimbo iyi ndirimbo ni iyawe, ni iyahe, bimeze bite? Iyi ndirimbo ngiye iranyemeje. Mbwira, aka karimbo kitwa gute? Ntago nzi uko yitwa. Ngaho ni iyande se? Ni iya Biri Ruzima. Iyi ndirimbo ko inkomye, shaka dusubiriyemo. Aririmba neza witonze rwose tukakumva neza. Nge n'ubwa mbere nyumvisha, ariko irankomaguye kabisa. Umukiraza abaho neza, umukene abe hahatiriza, ariko bose aho bagana ni hamwe. Ndababwiye hazaba abasore beza, habeho n'inkumi nziza, gusa ubwiza bwabo buzamarwa n'iminkanyari. Ndababwiye
uzabona umusaza afite akabando, ubona umukecuru ahinya akagongo, wakubwira iby'ubuto bwabo bakumirwa. Umuntu nabeho uko ashaka, ariko azajya yibuka ko atazi ibibera mu nda y'isi. Ngabagana amadini muyayoboka, batayagana muriho, nta mpamvu yo gucirana imanza, nawe uzi ibibera mu nda y'isi. Indirimbo nziza cyane rwose Gilbert dusangije, ari nayo ifunze ikiganiro. Reka noneho dusezere bari badukurikiye. Dani, ni iki ugiye kubabwira bari badukurikiye, abafana bawe, abafana b'umurya wa gitari wa Dani? njyewe nibajye kuri channel yanjye yitwa umurya wa gitari wa Dani, batange komenti uko nyine batubonye, nibarangiza n'abatarakora subscribe bazikore, banarebe n'aka ka video, banatange na like, banakomantinge, banagutora ariko bananore kabisa. Gilbert, umeze bon? Meze neza. Tugeze nyine ku musozo w'ikiganiro. Twakwakiriye gute se? Dani yakwakiriye gute? Wakishimiye? Byari bimeze neza? Nabyishimiye. Ni iki ubwira abari badukurikiye? Nyine abantu bari badukurikiye bakoze kuba nyine bari kureba ibi byacu, kandi nyine nibajye baduha wenda na like, ariko nyine ibintu byacu turashaka ko bitera imbere, bigera n'ahandi hantu tukumva twifuza. Urifuza ko ibintu byawe bigera he? Bigera kure nyine, nkaba nk'abahanzi bamwe mu bakomeye mu isi. Urumva ushaka kuba nkande? Ni urugero nk'umukongomani bita Cyiza. Niwe rero umudo wawe? Ndamukunda, indirimbo zimba numva arizo nakwiyumvira gusa. Utadukubitiyeho akaririmbo ke? Indirimbo yacuranze ya korali nyine yararimo, nyine ndayumva numva ari byiza. Indirimbo ari nziza, kandi naho sura irimo ari nziza cyane. Hari ubwo uzaziducurangira nugaruka? Uzagaruka se nitongera kugutumira? Nzagaruka. Nizere kuzaza noneho witeguye fresh n'utwo turirimbo twose, yohana ibintu bikaryoha. Nese twahoze tuvuga tuti nta gitari ugira, kandi wenda urayikeneye kugira ngo ujye gufasha mu myitozo. Umuntu wenda yagukunze akaba yumva yifuza kwikugurira, yakubona ate? Nyine yahamagara papa. Papa se afite telefone? Arayifite. Ufite nimero ze? Urazizi? Ndazizi. Ngo zibwira abantu, wenda wabona ugize amahirwe umugisha ukakuberaho muri kino kiganiro twagiye. 0788 91 91 0788 ziruzuye cyazira kujabutse. Sawa, murakoze rero abari badukurikiranye iki kiganiro twagiranye ku mujyi wa gitari wa Dani.